U Rwanda ruri mu bihugu bikataje mu iterambere rya siporo, aho ibikorwa remezo bibyivugira, inama twakira ndetse n'imikino dukina, yaba hano iwacu imbere mu gihugu ndetse no hanze yarwo, bigaragarira buri umwe wese ukunda siporo ya hano iwacu mu Rwanda. Nubwo hataburamo imbogamizi, ariko muri rugby siko biri, aho umwaka ugiye kwihirika nta shampiyona ibaye cyangwa ikipe y'igihugu yaba mu batoya cyangwa silverback nkuru nk'uko bakunda kwitazira, karangira nta rushanwa yitabiriye. Ibaza imbogamizi zihari n'ikibitera bikakuyobera, kandi hari abafatanyabikorwa nk'uko umuyobozi abyivugira. Nashyizemo imbaraga rero mu kugira tugira abafatanyabikorwa barugwera ku mikoranire myiza na Minisiteri ya Siporo, imikoranire myiza na Komite Olympique. Tugiye ku rwego internationali, hazamo World Rugby cyangwa umukino wa rugby ku isi, nabyo bitanga amafaranga amwe ya development. Rugby Africa, murabizi ko twakira inama ikomeye hano yo ku rwego rwa Afurika kandi na rw'isi bari bafatanyije. Nyuma yaho niki cyabuze? Mu mbogamizi twafite ikibazo cya administration governance, ndetse hagakurikiraho n'ikibazo cya competition nkeya, ubwo byabaga ari ubushobozi. So twagereza uya dushaka abafatanyabikorwa batandukanye, ariko nyabona bose nimaze kuvuga, ariko hari n'abandi baba bita Friends of Rwandan Rugby na charity y'Abongereza dufatanya muri rwa development y'abana amashuri mato. Wakwibaza ese amafaranga ya development atangwa na World Rugby ajya mu gihe iyo charity tuyibona mu bikorwa by'abakiri bato, ubwo federation mu iterambere ry'abato irihe? Yakomeje kubazwa, burya umukinnyi aba mwiza afite ahategurirwa. Yabajijwe ku kibazo cy'ibikorwa remezo nk'ikibuga nk'uko iyi projet bahora bayivuga, mvuko yasubije. Ni ikibazo cyiza nk'uko bivuze, mu ngorane twagiye tugira, wenda ntabwo ari nanjye gusa nabo n'abambanjirije, twasangaga buri wese afite iyo project, ariko ugasanga akenshi n'abafatanyabikorwa bayo ni bakeya ku buryo imbogamizi zo kubona n'ubutaka ku buryo hakiri icyo gikorwa bigoye. Ariko mu mikoranire dufitanye n'abafatanyabikorwa nka Liz Family Foundation yo muri US, bitwa King Penguins, ndetse na JD Water Company, mwabonye idufasha no muri shampiyona ndetse cyangwa se imikino ya Sevens, mwabonye na Sevens ejo bundi. Bari tayari kudufasha kuba twakubaka ikibuga kigezweho cya rugby nka stade, ku buryo natwe twaba dufite navuga aho dushobora kwakira amarushanwa mpuzamahanga. Ese no gutegura irushanwa niyo ryaba rito ko bikomeje kugorana, ubwo twitegura ikibuga koko abafatanyabikorwa baba bahari? Ni gahunda dufite nuko tumaze kubona abafatanyabikorwa bahagije bo kudufasha icyo gikorwa, na ambasade y'Ubwongereza mu Rwanda irimo. Bivuze yuko rero ibyo dusabwa twebwe turimo gukora, navuga na kampani zishushanya uko ibuka rya rugby kizaba giteye, izaba ikigize, amafaranga kizatwara, hanyuma tukabifatanyamo na Minisiteri ya Siporo tubona ubutaka, hanyuma twubaka icyo gikorwa remezo. Wakwibaza ese wakubaka cyangwa ugashushanya utazi aho uzashyira inyubako? Reka dutegereze undi mwaka nk'uko abyivugira. Twagihaye ko nibuze uyu mwaka, n'abafatanyabikorwa batubwira ati uyu mwaka nibuze bibaye byiza nuko twawurangiza nibuze cyaratangiye, ubushobozi bwamaze kuboneka, ubu icyo turimo gukora ni ibyo bishushanyo, kandi twizeye ko kwezi kurangira nabyo byabonetse kugira ngo tubitangaho bisabwa. Yabajijwe agaciro bizatwara, umvuko yasubije. Ubundi muri icyo kibuga cya rugby icyo gihe twabaraga ko nibuze zishobora kuba ziri muri miliyoni 700, ariko iyo urebye n'ibishushanyo uko biba bimeze n'aho biba bigomba kubera, afatanya twakoranye inama tubona ko nibuze make gishobora gutwara cyetse ari nka miliyoni y'amadolari nibuze. Kuko twamaze kuvugana nabo batwemera ko ubwo bushobozi bagiye kubushaka, ko mu ntangiriro bari batubwiye ko bashobora kubona miliyoni 500, ariko dukoze turebye n'ubwo ibisabwa byose tubona ko bishobora kugira muri ayo mafaranga. Ubwo bafatanya twakoranye inama y'aba ambasade y'Ubwongereza, Liz Family Foundation, n'aba King Penguins, JD Water, dusanga nibuze habonetse nka miliyoni y'amadolari. Igikorwa cyacu cyagenda neza kandi turimo kugikorana neza nabo, ndetse na Minisiteri ya Siporo twakoranye inama bagira ibyo badusaba, nibyo turimo gutegura kugira ngo mu minsi iri imbere natwe muzabone dufite aho dukinira heza nk'uko cricket afite, nk'uko mujya mubona abakina golf. So tugize igikorwa nk'icyo ngicyo gishobora no kuzana
n'andi makipe avuye ku mugabane w'Uburayi cyangwa Afurika baje kwitoza no kwakinira byaba byiza. Nyuma yo kubazwa icyagakozwe ngo umukinnyi agere ku rwego mpuzamahanga bigere n'aho amahanga mwifuza nubwo imikino yabaye ibura ku ikipe y'igihugu umwaka ushize, uti ku bwanyu niki cyagakozwe ngo imikino iboneke ari myinshi ngo ifashe urwego rw'Abanyarwanda bitewe n'ingano yacu? Ikibazo cyiza kuko akenshi n'abandi barabitubaza ati abantu banyu hari igihe duhura n'ibihugu bikomeye ugasanga umubiri koko ni mukeya, ariko mu byo dushishikariza abakinnyi n'ubundi ni kugira imirire myiza kugira nabo bashobore kugira za mbaraga nk'iz'abandi bafite. Ikindi ni gukora siporo nyinshi cyane kuko niba ukina match utakoze imyitozo urumva ko nabyo ntabwo ushobora gutuma uzamura urwego. Ubwo ni ukubakangurira kugira ngo bakore gym kugira ngo nibuze nabara ntabwo bavuka ariko bangana no kubikorera. Icyo nicyo cya mbere dukangurira abakinnyi bacu ku buryo mu rwego rwa shampiyona uko umwaka ugenda uzubona hagenda habamo impinduka yaba ku ma ekipe. Iyo urebye nk'abasore amakipe bafite za Lion de Fer ukabona ndetse no mu mashuri abana bitabira imikino ubona ko bari abana bafite imbaraga kandi ubona bazazamuka neza. Ikindi ni uko dushyiramo imbaraga nanone mu kijyanye no kubwira abantu ku bijyanye n'imirire. Ubona ko kenshi abakinnyi bacu tutanabeshya benshi bakunda kwigira mu gatama kuruta kurya. Bakwibaza uburyo ki umukinnyi aho umwanya inzoga afite amarushanwa muri weekend amutegereje, ejo ikipe y'igihugu azayihagararira cyangwa iryo bura ry'amarushanwa ryaba ari ryo nzitizi ryaba ari bimutera. Yakomeje agira ati nk'uko wari ubivuze uti se imikino ko nayo ari mikeya ni iki muteganya gukora kugira ngo nibuze izo performance zizamuke cyane? Ubu turimo kugirana navuga nka EMOs na federasiyo nk'izi za Kenya na Uganda. Ese dutegereze byaba biri mu nzira ko twaba tugiye gukina na Uganda ndetse na Kenya? Nibyo rwose, ubu rero uburyo dushaka kugira ngo tujye tugirana imikoranire ijyanye n'ama ekipe yaba under 20 yaba ndetse n'iy'abakuru ku bahungu n'abakobwa tuba twanabitangiye, aho twohereza n'amaklub akajya gukinayo kuko nibuze na club yose igiye gukina na club zaho kuko abakinnyi b'ikipe y'uburyo aba mu maklub. Yego, so bivuze yuko iyo bagiye gukina imikino myinshi ku bahungu n'abakobwa yaba hano hafi nka Kabare hari ama ekipe ya Kampala zirahari ku buryo ushaka kuzamura urwego rwacu. Ikindi ko harimo nuko dushaka gushyiraho East African Committee. Ese ibi bizakunda? Reka dutegereze. Yabajijwe kandi niba rugby wayikina ikagutunga, umva ibyo yasubije. Ikibazo cyiza cyane rwose nk'uko mubivuze, ubwo ndahera wenda kuba umuntu yabonamo akazi kakamutunga. Yego, turabafite kandi bakinnye rugby, ntabwo wenda nka CEO wacu yakinnye rugby akina national, ubu ni umukozi muri federasiyo, hari n'abandi bakorera mu turere dutandukanye kandi bikabatunga. Ubwo icyo ni icya mbere. Ni umukino ushobora gukina ukaba umutoza, watoza ahantu ukabona akazi. Hari benshi batoza ama ekipe bakabahemba. Navuga ko iyo wakinnye neza ugakora ibisabwa ugakora levels za World Rugby, ni umukino ushobora kugutunga ukaguha akazi. Ariko kubijyanye n'abakinnyi muri performance yabo, iyo ugaragaye mu makipe meza bakaguhitamo, murabizi ko hari amashampiyona akomeye nka top 14 yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Naba nk'urugero nk'umukinnyi wo muri Uganda witwa Philippe Okolach, ubu akina muri shampiyona y'Ubufaransa, ahamagarwa aje gukinira ikipe y'igihugu yaba ya Uganda. So natwe rero abakinnyi bacu turimo kubatoza cyangwa iyo tubazamura tuba tugira ngo nabo bazakomere bajye mu makipe akomeye. Ashobora no kubona n'ubwenegihugu agakinira ikipe nk'uko mwabonye uriya munya Nigeria ukinira ikipe y'Ubwongereza uri na kapiteni wayo. Natwe dukangurira abakinnyi bacu kugira performance nziza. Waba umuyobozi, umutoza, umusifuzi, yego rwose rugby ni umukino wakina ukagutunga hano mu Rwanda kuko hari abo nzi utunze kandi bayikina. Reka turebe ibya shampiyona yarangiye 16 z'ukwa gatandatu 2024 niba izasubukura vuba, dore ko umwaka wo wirenze nayibaye. Umva uko yasubije niba tuzakina muri uyu mwaka. Kuko dufite club nyungu zikina shampiyona mu Rwanda, navuga ko ari intambwe ikomeye kuko umwaka ushize barakinnye n'uyu mwaka bazakina. Nubwo bavuga ko izatangira vuba dore ikiva mu musaruro mucyo w'amarushanwa. Nk'uko mwabyumvishe, ibi si ibyo nahimbye. Hari tariki 13 z'ukwa gatatu 2025 muri programu Umufana ubwo Flash FM yaganiraga na perezida wa Federasiyo ya Rugby mu Rwanda Kamanda Tarsisi.